yavutse ku ngoma y'umwami Musinga aho no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na kabiri igihe Ababiligi bakolonizaga u Rwanda. Ezira Mpyisi yavukiye ku musozi wa Gishike hafi ya Nyanza yahoze ari umurwa mukuru w'u Rwanda. Icyo gihe umusozi wa Gishike watwarwaga n'igikomangoma Gahondogo naho Nyanza igatwarwa n'umutware Kayondo Kambanzabigwi. Mpyisi yavutse ari umuhererezi mu bana b'iwabo. Se umubyara yari yarapfushije abana benshi. Mu gihe cy'ababyeyi be bizeraga ko iyo umwana avutse akamwita izina ribi urupfu rutamutwara. Data yanyise Mpyisi ari mu buryo bwo gusenga Imana ye yarazi. Yari yarapfushije abana benshi, nza kuvuka igihe wabaye umuhererezi. Nuko barabireba bati uyu nguyu nawe urupfu ruzamutwara. Idini yabo yari iya Gihanga yo kwa Ryangombe. Bizeraga yuko rero iyo umwana avutse ntibamwita izina ryiza urupfu rutamutwara. Baravuga bati uyu ni Mpyisi, nta gapyisi kavutse mu rugo urupfu ntiruzagira icyo rugatwara. Cyakora Imana yagize neza ireba umubabaro wabo, banyita izina ribi, kandi bitewe no kunkunda ngo ndapfa izina rihama rityo. Abo menye impamvu zaryo nanjye ndarikunda cyane. N'abana banjye bose bitwa Mpyisi, n'abuzukuru bitwa Mpyisi. Mu mabyiruka Mpyisi yasanze uyu mwana amaze guca akenge akurikira abandi akaragira inka. Icyo gihe hari amashuri make kandi kwiga bigoye. Mpyisi yagize amahirwe yo kwiga i Rwamwata mu kigo cy'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi kuko aricyo kigo cy'amashuri cyari kimuri hafi. Mwumve nuko twaje mu ishuri kujya kuvuna kubona abanyeshuri abafashwe bakaza ahangaha bigaga akanya gato, mwarimu wabo bagasohokana nabo bakareba abana aho baraginga. Uko rero babigenzaga barakuzanaga, mwarimu akakwandika. Iyo amara kwandika yavuga ati taha, ejo nutaza so azakubitwa ibiboko. Nuko ukajya umuheruka ukabwira ababyeyi uti bamfashe kandi banyanditse, kandi ngo nintajyeho bazagukubita ibiboko. Nuko nguko amavuna yabaga kugira ngo adakubitwa ibiboko, agafata inkoni akaragira inka, natwe tukaza kwiga. Nuko ntangirira ahangaha ishuri, mwarimu niwe wabaga ari na pastor, tukiga iby'Imana tukiga n'iby'ishuri. Nuko turiga, niga umwaka wa mbere mu muhanda. Ariko mubyumve twandikaga ku nkoma, tukandika no ku bibero no hasi mu musenyi. Nta karamu, nta gitabo, ku nkoma. Tugakora ikizami turi mu musenyi, tukandika ku nkoma, tugatsinda. Mpyisi yize i Rwamwata amashuri 3, ayashoje ajya kwiga Igitwe amashuri bitaga middle school umwaka wa 4 n'uwa 5. Icyo gihe yakoraga urugendo rw'ibirometero 34 ku munsi. Nuko ni umwaka wa 3 ndawurangiza, bati mujye kwiga Igitwe. Kuva aha kujya Igitwe kilometero 17. Nagendaga kilometero 17 mu gitondo njyayo, nkagaruka kilometero zindi 17, 34 ku munsi, kandi ntacyo nabaga nariye. Mpyisi yiga i Rwamwata yakundaga igitabo cya Bibiliya, ariko icyo gihe yari ataratangira gukorera amafaranga ngo abe yayigura, nuko ahitamo kujya kuyikorera ku misiyoni mu gihe kingana n'ukwezi. Ndangiza umwaka wa mbere, ndangiza uwa kabiri, ndangiza uwa gatatu. Nyiri mu wa gatatu nkunda Bibiliya, nta mafaranga nari mfite. Bati abashaka Bibiliya bazajya Igitwe kuzikorera. Nagiye Igitwe mara ukwezi nkorera Bibiliya, bampemba Bibiliya. Icyo gihe yitwaga Bibilose. Ndababwiye cyari igitabo cyiza, naje ngifashe
ngifatiye mu gituza numva ko mfite Imana. mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na kane Mpyisi yaje kubatirizwa igitwe, nuko yitwa Ezira Mpyisi. mu byifuzo bye yifuzaga kubatizwa n'umuzungu, ariko siko byagenze. nabatijwe mu mwaka 1934 mbatirizwa twavuga rw'amata urugendo rurerure tukajya kubatirizwa igitwe. ubwo nabonaga ndifuza kuzabatizwa n'umuzungu ngo nkoreho numva uko umubiri umeze, ngira ibyaha ngo mbatizwa n'umupasitori w'umwirabura. birambabaza ariko ndabyemera, nta kundi najyaga kugira. umva nawe uwo mukirisitu uhitamo bamubatiza, ntarinzi ibyo ari byose. Ezira Mpyisi ashoje amashuri ya middle school yakomereje mu mwaka wa 6 n'uwa 7 ndetse akomereza mu mwaka wa 8, icyo gihe wafatwaga nka kaminuza kuko hejuru yawo nta wundi mwaka wabagaho. awurangije bamwohereza iwabo i Rwanda kwigisha, ari nabwo yatangiye akazi. kubera impamvu z'uburwayi Ezira Mpyisi yoherejwe ingoma aho kuri Kivu kujya kwivuza, aranahigisha abari ntakomereza ubutumwa mu gihe kingana n'imyaka 4, dore ko aho ingoma hari ibitaro ndetse na misiyoni. nuko bukeye abazungu nibo bayoboraga bashagurira kuza kwigisha hari Rwamata. bari barahakize umwaka wa 4 n'uwa 5, nuko nigisha umwaka wa 4 n'uwa 5 ukendwara malaria imerera nabi pe. nuko abazungu barambwira bati malaria urwaye kwivurira ino nta bitaro byabagaho, habagaho twa dispensaire kari Nyanza kandi kari Igitwe, nta bitaro. nuko ibitaro byari muri misiyoni ya Ngoma ku Kibuye by'abadivantisiti batereka tukohereze kwa muganga. nuko mfata gahungu tugeza amaguru kuva ino tugera kuri Ngoma, turaye mu nzira kabiri. kuri Ngoma ni ku Kivu, ahantu ku Kibuye baje kwita Mugonero. nuko mamara igihe ntangira koroherwa. norohewe nasanze umupasitori twiganye Igitwe mu wa 8 arambwira ati ubu ngubu kusindagira twabuze abarimu n'ubu dukorera mu biro. abibwira umuzungu witwa Bwana Metero ati ntiwaza ukajya wigisha ugakora no mu biro kubashije, igihe bakuvura tukagira amafaranga tuguhemba. ndahiriwe ahubwo. nkora mu biro by'uwo muzungu Bwana Metero kandi nkigisha, arashima. nuko nguma kuri Ngoma ntyo mpaba ndi ingaragu. nahamaze imyaka 4. mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1944 Ezira Mpyisi yashatse umufasha, icyo gihe akaba yari afite imyaka 22. igihe kiragera nshaka kurongora, ndarambagiza. ubwo hari muri za 40 n'imisago. nuko ndarambagiza, naje gushyingirwa iwacu i Rwamata. ishyingirwa muri rwa rusengero, ariko rwari rwaragize amajyambere, bararwubatse barusakaza umubaya. niho nashyingirwa n'umupatoro witwa Rwanda, niwe wari umukuru w'intara. icyo gihe kandi nashyingirwaga nta gakweto, nari inyenyeri akenda kanjye nakameshe n'agapira n'akenda niteye n'amasunzu neza amasunzu. umukobwa nawe akenyeye akenda ke nako yiteye n'agapira n'amasunzu, nta gukimbagira, nta gapica. nuko tuza mu rusengero turicara, Nataniyeli aradushingira, nta kamodoka shweda. Ezira Mpyisi yakomeje gushingwa imirimo ikomeye mu itorero kugeza ubwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1951 yahawe ubupasiteri. mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1959 ubwo mu Rwanda habaga imvururu abantu bamwe bagahunga, Pastor Ezira Mpyisi we byahuriranye
nuko yoherejwe kwiga isurusi muri Zimbabwe. Avuga ko icyo gihe bamwohereje kwiga bamwikiza kubera ibitekerezo bye yatangaga ku byangombwa byahabwaga abanyeshuri bigaga mu mashuri y'Abadivantisite y'umunsi wa karindwi bitatumaga bahabwa akazi ka leta igihe basoje amasomo. Mbaza abazungu, ese kuki tudatanga icyete leta cyemewe na leta kandi abaturage bacu muri Tanzania, Kenya, Uganda ko batanga icyete cyemewe na leta n'Abadivantisite? Batoya nidutanga icyete cyemewe na leta aba bazasohoka ishuri badutoroke bajye gukorera leta. Muzabareke bagende, ariko none se mwe muzabakoresha bose? Barareba bati uyu mutindi yasaranye ubwenge, reka tumwohereze mu mashuri, azagaruka yaracogoye. Nibwo bantoreye kujya muri kaminuza y'Abadivantisite muri Zimbabwe ahantu hitwa Soros. Nyuma y'umwaka umwe haza umuzungu witwa Garama, bamutoreye kuza kuyobora ishuri ry'igitwe. Abanyeshuri baramwongorera, batahara umuntu witwaga Ezira Mpyisi, yari uwa kabiri ku muzungu, yari yadusabiye guhabwa icyete, bamucira isorusi. Nuko bajya mu nama, kandi abo muri Kenya na Uganda na Tanzania bari bari muri izo nama. Garama ashyira urutoki hejuru ati ntabwo nzaba umukuru w'ishuri ritanga icyete cy'igitwe kitariho leta. Abapasitori n'abazungu bo muri Tanzania na Kenya na Uganda bati ngo icyete nimwigisha imyaka 12 bati mugatanga icyete leta itemeye bite ko twese tugitanga? Babazungu bashiye baranuma, mwumve icyete yitwa cyavuye, baranuma. Nuko batigara bati humura, ati ni ishyano ryaguye guhera ubu icyete kiremewe igitwe ijya kuyobora ishuri. Nguko ababonera ibyeti igitwe kugeza uyu ngubu, nguko ko cyaje. Pastor Ezira Mpyisi yabyaye abana 10, magingo aya akaba atabishemo no kugira amukomokaho. Nabyaye abana 10, hamaze gupfa bane, hasigaye 6. Abuzukuru rero kereka ngobye kubabara, ariko bagira ngo kuri 11 abuzukuru bamaze kuba 2, oya 3. Kuki abantu bakibyara? Reka bimugacitse, arongora ashaje, yanarongora ntabyara. Pastor Ezira Mpyisi amukomokaho nabo yabise Mpyisi. Abana banjye bose ndababyariye mu Rwanda, umwana wese akagira izina rye. Mu muco w'u Rwanda ntabwo izina rya se. Ibi biriho n'ibyazanywe n'abazungu. Nagiye rero muri Soros Zimbabwe ari bato, usanga ariko bifite akamaro, kuko nk'ubu barambwiraga bati ibo kuba barabyita bahamaze n'ababyeyi, ati kuko niba umwana watiswe Mpyisi azazino tumugirire nabi, ariko nitwa ngo Mpyisi ariko hari bibi nanone niba narahagize nabi nanone. Umwana we yarapfuye. Bareba kugira niba naragize neza umwana wanjye abona imigisha. Abakomoka kuri Ezira Mpyisi nabo batangaza ko baterwa ishema no kwitwa bene Mpyisi. Bose rero nkanjye ndi umucuruzi, ariko aho ngenda hose ngiye muri revenue nkatwara izina ryanjye rya pastor. Ndivuze ntabwo bahita batekereza ko niyo, bahita bibaza bati ubwo yerereye muri uwo muryango ibyo avuze ntabwo abeshya. Nanjye nkabihagararaho nkumva iryo zina ntari mwaza nkavugisha ukuri. Rero iryo zina ryaduhesheje agaciro, rifite icyo rivuze. Twebwe naho twajya hose muri East Africa, muri Central Africa gusa ukavuga iryo zina rya Mpyisi, cyane cyane mu miryango y'Abadivantisite ntaho batakumenya kandi ntaho batakwakira. Rero turamushimira cyane imibereho ye yabayeho, kuko yaduhesheje agaciro, iduhesha
ishema, duhesha n'icyubahiro. Niyo zina rye riduhesha icyubahiro aho tugiye hose, ibyo turabimushimira cyane. Pastor Ezira Mpyisi imirimo yose yagiye ashingwa yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga yakoranye umwete n'umurava. Nyuma y'aho aherewe ubupasiteri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na rimwe, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu akaba yaraje koherezwa muri Kongo Mbirigi muri misiyoni ya Kasayi kujya kwigisha, nuko nyuma y'imyaka 3 agaruka igitwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda Pastor Ezira Mpyisi yoherejwe kwiga isurusi muri Zimbabwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane aza koherezwa kwigisha i Burundi, nuko hamaze umwaka umwe gusa nibwo igitwe habuze abarimu, hanyuma baramuhamagaza aza kubafasha kwigisha. Ntibyatinze kuko nyuma y'amezi 6 umutekano we waje guhungabana, ahungirirwa yese muri Kongo Mbirigi. Igitwe babura bigisha batese ko twohereje Mpyisi kujya kwiga ngo azafashe mu kwigisha. Hari umusungu umwe wigishaga bwana hanze, byamushobeye ko Mpyisi avuye kwiga nta wundi dufite kandi akaba atabasha kugaruka mu Rwanda, twabigera dute? Umuzungu witwaga Wena umudaki niwe wayoboraga union y'u Rwanda n'Uburundi. Kongo yari yamaze kugera union yayo, nuko yari i Burundi i Bujumbura, asanga mu Kivoga ni hafi i Bujumbura. Tese ugiye mu Rwanda bakwemera kujya mu Rwanda? Kujya mu Rwanda murabizi naba bose? Ati ndabizi ntiwabaho. Ateze ngiye babaza Kayibanda ko uje kwigisha abantu be, twabuze abarimu igitwe, yemeye wajyayo? Niba atazanyica yajyayo. Aragenda aramubaza uko yabimbwiye. Kayibanda aramubwira ati umuntu usimuzi, n'ibyumweru bimbaririza ibye. Arabaririza mu bantu bo abaje wese ati uwo muntu turamuzi, nta muntu yagiriye nabi, naze. Nuko ngaruka mu Rwanda nza gufasha kwigisha igitwe. Mamara amezi 6 amazina bayaje, mbwiraga hamurumva rero amazina yaje, reka nigendere mu mahoro hakiri kare ntarafatwa. Nuko bagiye babona ikamiraje, nuko iranyimura bati yaraducitse ukanyagwa. Nuko Imana inkura mu Rwanda icyo nongeye kwagaruka ejo bundi muri 1995 dukiwe n'inkotanyi. Pastor Ezira Mpyisi yaje kuva muri Kongo ajya muri Tanzania ahitwa Ikizu, ahatangiza ishuri. Nyuma yakomereje muri Kenya Magambo n'ahatangiriza irindi shuri, ahakorera imyaka 5, nyuma agaruka Arusha muri Tanzania n'ahatangiza irindi shuri. Aha hose Pastor Ezira Mpyisi yakoraga umurimo wo kwigisha iyobokamana, kubatiza ndetse no gusezeranya abakristu, ari nako ahatangiza amashuri yagiye afasha bene gihugu. Nuko kinjyana muri Kongo, njya muri Kongo rwese, nanone nigisha abapasitoro bavuye mu benshi bavuye i Masisi n'abandi bavuye muri Kongo hirya no hino. Noneho abayobozi bashaka kunjyana kuyobora amashuri muri yini ya Rubumbashi. Ndababwira ntumva ntanye n'abana banjye birenze urugero, bari mu Kampala, nanjye ngiye Rubumbashi ko ntanye nabo, ko nize mu Cyongereza. Mbwira abayobozi banjye ntimwampa umurimo muri East Africa, aho nafasha abana banjye nk'ababa mu gufu. Bati cyane kubw'amahirwe hari umuzungu Rubisoni twakoranye niwe wayoboraga muri Tanzania. Nuko barampamagara njya muri Tanzania hitwa Ikizu, hari high school na secondary school. Ndahajya ndahigisha bukeye batangiza ishuri ry'abapasitoro. Bukeye ndahava njya ahantu hitwa Magambo muri Kenya, abariho nkora imyaka igeze nko kuri 5. Bukeye ndahava nsubira muri Tanzania hitwa Arusha. Iyi ndi Rubero, nijye watangije Rubero ishuri ry'abapasitoro, ubu hari kaminuza.
nanone njya ikizu ntabwo ishuri ry'abapasitoro muri Tanzania, ubundi bajyaga muri Uganda bugeme batangiza ishuri ry'abapasitoro muri Tanzania. Bukenda hava nibwo ngiye Arusha, nanone ryari iryo shuri ry'abapasitoro. Njya Ikamagambo muri Kenya batangiza ishuri ry'abapasitoro, ubundi mbere bajyaga bajya i Bugeme. Muri Uganda ndabigisha, muri Tanzania, muri Kenya. Bukenda hava njya Arusha, ngo hari muri 1971 ishuri ry'ubupasitoro ryihariye noneho aho hantu. Ubu hari kaminuza nijye watangije. Aho yabaye hose ndetse n'abo yabanye nabo yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga bazirikana ubwitange yagize mu guteza imbere uburezi. Aha ni Arusha muri Tanzania. His family decided that at 91 he visited all the places that he went in. Familia yake iliamua kwamba katika hiyo miaka 91 apite kila sehemu ambayo alifanya kazi. So one of the places that he went is the University of Arusha. Na sehemu moja aliyofanya kazi ni hapa katika chuo kikuu cha Arusha. He was one of the first founding fathers of this institution. Alikuwa miongoni mwa wale waanzilishi wa kwanza wa chuo hiki. The first principal of the then Arusha Adventist Seminary. Kwanza kabisa mkuu wa chuo hiki wakati kinaitwa Arusha Adventist Seminary. Between 1975 and 1978. Kati ya mwaka wa 75 mpaka 78. So all that we see is attributed to him. Yote tunavyoviona leo yaweza kupata chimbuko kwake. Because he laid the first foundation stone. Kwa kuwa yeye aliweka msingi wa kwanza wa chuo hiki. So as he speaks to us today, na sasa as he speaks to us this morning, atakapokuwa akizungumza nasi asubuhi leo, he speaks to us as a father. Pastor Ezira Mpyisi akaba yarashimishijwe no gusura bimwe mu bihugu yabayemo. Wanafunzi waliokuwa wanasomea hapa walikuwa wametoka Uganda, Tanzania, Kenya na Rwanda. Walikuwa wanasomea hapa miaka miwili. Mimi nilikuwa kiongozi wao, langu ni Pastor Ezira Mpyisi. Nilikuwa missionary kwa mahali mbalimbali, Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda, Tanzania na Kenya. Abanyamadini bategetse Musinga kuzubikira Imana gakondo y'Abanyarwanda, akayibuka Imana yabo ndetse akabitoza rubanda. Yoboka kuko tuzi ko abantu bayagukunda. Nujya mu idini abantu bose baragusanga mu kiliziya. Urumva icyo bagendereye ni ukuzana abantu mu kiliziya, so kuza kubigisha ijambo ry'Imana ubwinshi. Musinga arababwira tuma ese murajya kubigisha iki mu kiliziya cyane? Turajya kubigisha Imana. Turi Mungu Imana yanyu barayivuga yitwa nde? Bati Mungu. Muzibagira ngo ni imungu. Iyi Mungu ibishe. Ati dore Imana yanyu ni Mungu. Yarazi Igiswahili. Ati nimupfani Mungu ya. Twe dufite Imana. Kwita haba Imana, harera Imana, habyara Imana. Numva ko dufite Imana. Nubwo abantu bandamya baravuga bati njya kugira Imana. Nanjye mfite Imana iri hejuru yanjye. Bati naho rero niba utagiye mu kiliziya turakwica. Rimwe bigeze kumuzanira umusaraba ngo barumutuye. Urubaho babanje. Hari ishusho ya Yesu. Nuko barawumutura bati jya mu kiliziya ni ishusho y'umwami uri hejuru yawe. Uyu muntu munzaniye mwaramwishe muramubamba. Bene we nibaza bagasanga mwambaye ntibafata.
ati nimusubiranye umusaraba wanyu. Zingagize ibyago aranga yangira abapadiri, yangira ababirigi, bati turakwica, ati munyice, ubwo bubasha bwo muramufite, ariko sinta imana yanjye ngo sange Mungu, kandi ntabwo ntanga igihugu cyo kubabaza, batinye kubabaza, bashaka referendum. Nuko gusenga tubyihuse nibwo bamuciriye ikamene. Mu Rwanda habanje Kiliziya Gatolika, hakurikiraho Abaporoso ndetse n'andi madini. Aya madini yose uko yagiye aza akurikirana, abanyarwanda bagiye bayoyoboka bitewe n'aho yagiye arasukira. Ubwo Pastor Ezira Mpyisi avuga ko abanyarwanda nta mahitamo bagize yo kwihitiramo idini, ahubwo bayobotse. Urebe rero kuko ntitwagiye mu bintu twihitiyemo. Aharasukiye padiri bose babaye Abagatolika, aharasukiye umudivantiste bose baba Abadivantiste, aharasukiye umwangirikani bose baba Abangirikani. Ubwo se twagiye mu idini twitoranirije, twarayobotse. Ayo madini yose uko yagiye akurikirana mu Rwanda niko yabonaga abayoboke, ariko Kiliziya Gatolika ugasanga ari ifite benshi. Ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nibwo uyu mwami yinjije abahagarariye amadini atandukanye mu nama nkuru y'igihugu. Pastor Ezira Mpyisi icyo gihe atorerwa guhagararira Abadivantiste umunsi wa karindwi, ndetse bituma bagira n'agaciro. Ubwo rero injiji zitari zinzi zaravuze ngo Pastor Mpyisi ubwo agiye mu nama y'umwami ngo buri aragiye nta kuzagaruka mu Badivantiste, ahubwo narahageze Abadivantiste basuzugurwaga bagira agaciro, bakubitwaga ibiboko, babonye ko umwami yabamenye, ikiboko kiragabanuka. Misiyoni yacu ntabwo yingeragamo, ntiyarazi naho iri kandi ari hafi yayo, ariko abanyeshuri basohokaga yazanaga n'umubyeyi we bakaza mu misiyoni y'igitwe, maze abarika b'igitwe nabo bagira agaciro, bati yo bati twaribeshye Mpyisi aduhaye agaciro. Pastor Ezira Mpyisi nubwo ageze mu zabukuru, ibi ntibimubuza gukomeza kwigisha iyobokamana mu nsengero ndetse no ku maradiyo atandukanye. Mu gitabo cy'Itangiriro ntabwo wahabona isabato. Isabato yaje Abaheburayo baje. Pastor Ezira Mpyisi yahaye ibihembo binyuranye n'abakristo kubw'uruhare rukomeye yageze mu kubaka itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Abazungu baduka mu Rwanda basanze u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi zihamye. Umuntu abwira Abadage ati iki gihugu muje mu cy'u Rwanda ntimuze mu Rwanda nk'uko mwarwanaga muri Tanzania, mwarwanaga n'abahinza. Uyu ni umwami, afite gahunda, afite ingabo, afite za ministries, ni leta iri kuri gahunda. Mwitonde iryo Rwanda hari byazabatera ibibazo. Abadage bahindura imigambi, baza ari abanyamahanga baje bati turashaka ko duturana, mugize neza mukatwakira tugafatanya namwe. Nibwo mwumva rero ngo Abanyarwanda bari inshuti z'Abadage, ni kuko Abadage ntibigeze barwana, ariko nabo bari bafite ikindi cyihishe inyuma, ari uburyo bushaka ko bazahakoloniza cyangwa bakaba batware bakajya hejuru y'uwo basanze ari umwami, ariko babikoze mu bwenge batarwanye. Abadage baje gusimburwa n'Ababiligi ubwo Ubudage bwatsindwaga intambara ya mbere y'isi. Ababiligi baje barwana n'Abanyarwanda kuko Abanyarwanda bari inshuti z'Abadage, kandi Abadage barahigwaga. Uko byaje barahigwaga. Umwami w'u Rwanda
abasirikari be bitwaga indugaruga, abadaki bari barabigije kurasa. Igihe abadaki bajyaga kurasana n'ababirigi baturutse muri Kongo mu mpande z'ibugoyi hariya ku nkengero z'ikivu ishangi niho byacikiraga. Ababirigi bari mu ruhande rumwe rw'ikivu, hari ku kirwa ariko kure, abandi nabo bari hakuno mu Rwanda ku kivu, aribo baciye ingando indugaruga n'abadaki. Indugaruga zirabireba zibwira abadaki bitumva rero ibintu birakomeye, biragaragara ko tuneshejwe turashira. None bazungu twarwanaga imuhambire mugende dusigane turamenya uko turwana, aho ubundi turashize. Bari inshuti zabo abadaki barabumvira, baragenda bahengere bageze kure. Abanyarwanda ya nkambi yabo murabyumva yariyo ibiti n'ibyatsi barayitwika. Ubwo babirigi barasagamo imbunda bati abantu bashize n'inkambi yabo, amasasu yacu arayitwitse. Bamaze kwitwika nabo barahambira bakurikira ababirigi abadaki. Ababirigi bategereza ko hagira imbunda iziturutse muri urwo rugamba rw'abadaki. Baraheba bati barashize, baraza buhoro bagira ngo barabarasa biteguye kurasana. Binjira aho hantu hari inkamba ari mu ivu, babura umuntu n'umwe. Abanyarwanda ukuntu barabahanga. None se niba twabarashe intumbi ziri barazibura babona ivu gusa. Nibwo abanyarwanda bagiye baherekeje abadaki babageza muri Tanzania Ikaragwe, iyo bari bahungiye. Kuko ubundi hayoborwaga n'abadaki muri Tanzania. Babagezeyo baragaruka barashize. Ababirigi basabye Musinga ko yabaho u Rwanda n'abarutuye. Umwami Musinga butera utwatsi. Ababirigi basanga Musinga bati dusinyire yuko uduhaye u Rwanda ukomeze urutwaro uzageza aho ushakiye. Umusaza ati nimara kurusinyira se ndaba ndi umwami w'iki. Barikanga bati cyari igisaza none kiza ubwenge, ati ko gusinya biraba birangiye. Mpyisi amaze guca akenge ari umwana muto ukurikira abandi mu nka, yabonye umwami Musinga ari kumwe n'abagore n'abana be bamuhetse bamucira ikamembe. Nuko icyo gihe ageze mu rugo se umubyara amutekerereza uko byagenze. Musinga se wa Rudahigwa bamucira ikamembe ari agahungu k'imyaka yagera nko ku 10. Narabirebaga, nakurikiye abandi mu nka. Tugeze muhira data abintekereza ukuntu abazungu baciriye umwami ikamembe ho mu Kinyaga. Ubwo rero nibo bategekaga. Imana itugirira neza kubw'ubuntu bw'Imana, u Rwanda rutazimira, ikora ibitangaza bimika abazungu, bimika umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu miyoborere ye yifuzaga ko u Rwanda rwabona ubwigenge, ahera ko akuraho uburetwa. Rudahigwa arabireba uko u Rwanda rutegekwa, areba no kuzahabwa ubwigenge ngo bajye muri Loni. Asanga u Rwanda kuzajya muri Loni bigifite abagaragu, bigifite abahekwa ntibahembwe, bigifite abahingirwa ntibahembe, bigifite ikiboko cy'ababirigi. Asanga muri Loni kizaba ari igihugu gitandukanye n'ibindi byose.
avuye i Buraya ahamagaza abategetsi be n'abandi bose begereye ubutegetsi, arababwira ati ubu imitegekere y'u Rwanda irahindutse, ngiye guca ubuhake, ngiye guca ikiboko, ngiye guca ku bahekwaga n'abahingirwaga ku busa umuntu wese akora ahembwe, kandi igihe kirageze ngo abazungu bazatahe dusigaye twitegeka. Mu nzego no mu mirimo itandukanye ya leta wasangaga abasengera muri kiliziya gatolika aribo benshi ndetse n'abari bagize inama nkuru y'igihugu niko byari bimeze. Icyo gihe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa afata umwanzuro wo kwinjiza mu nama nkuru y'igihugu n'abahagarariye ayandi madini. Nta muntu wakoreraga leta, nta muntu wabonaga umwanya mu butegetsi atari umugatolika. Ubwo yaramaze kugira inama nkuru y'igihugu, baramenye abari bayirimo bari abagatolika gusa. None arababwira ati ngubu rero igihe kirageze mu bintu bisobanuke, ndi umwami w'abanyarwanda bose, ariko hari abo twibagiwe. Ayandi madini iyo turi mu nama tugahitisha itegeko, ya madini atagira kivugira, hamwe dushyiraho itegeko riyabangamiye, kandi kuzahindura itegeko bikatugora. Ati none ubu ishyizemo itegeko ko idini yose igira uyihagarariye mu nama nkuru y'igihugu. Rero abamadini rero bashaka abantu bohereza kubahagararira, uwitwaga Zorobabeli wari uhagarariye abapresbiteriyani, Majoro wari uhagarariye abangirikani, abagatolika rero bo hafi inama bose bari abagatolika. Nanjye abwira abadivantiste ati mushaka umuntu wanyu baba ari byo batora kujya mu nama nkuru y'igihugu. Ariko twajyagayo igihe inama irimo, inama yarangira tugasubira mu mirimo yacu. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa washakiraga u Rwanda ubwigenge, imitegekere ye yakomeje kudacana uwaka n'Ababiligi ndetse aza gutanga u Rwanda rutabonye ubwigenge yaharaniraga. Uko byagenze independence yacu na Rudahigwa, nari mpari ndi member muri parlement y'igihugu. Misi umubalizano nari mpari, Rudahigwa ni chairman w'iyo nama, ataha hakaba Kayihura Michel umwami. Igihe kiragera bati nituhava, Rudahigwa ati murahava manze mukunze. Reka mubwire, rimwe yagiye icyambu ateranya abantu n'abazungu bose bakora araguruka, yarazi igifaransa cyane, ariko ubwo avuga mu Kinyarwanda abanyarwanda bumve. Umugabo witwa Kanini Ngondo wari gahini yari yarize iby'ubugoronomi ngira ngo aramusemera. Igihe kiragera aravuga ati ubundi yabakorera mu mashyi. Igihe kiragera ati mwambwa mwe ni mutahi wanyu. Igihe kiragera ngo tugire independence. Kanini Ngondo araca, areba kubivuga mu gifaransa arakizi, agira atya. Rudahigwa aramureba ati shati ndagoye mukiye, ati urimbwa mbabu. Ati dorago dufatanije bo ukanyagwa kwijamba atari ibyayo barivuze. Ati reka wabati baranyaga. Nuko Rudahigwa abyivugira mu gifaransa, vushe mwambwa mwe ni mutahi wanyu. Igihe kirageze none se ntiyagiye Bujumbura ashaka umva gushaka pasiporo mu gihugu cyawe, kuba afite igihugu. Yagira inama burya kwiye kujya Amerika arwana nabo, abonye ko bamushije amaboko ashaka kujya gushaka amaboko muri Amerika. Abibwira ati ndashaka pasiporo kujya muri Amerika.
byamenyekanye ibintu biracika. Yo nama nari nyirimo buke yagiye gushaka passport, agenda yitwaye imodoka ajya kwa muganga we privé wo mu Bubiligi amukubita urushinge, finished. Yabyutse kuri icyo gitanda. Mu rwego rwo gusigasira umuco, kubungabunga umwimerere w'ururimi rw'Ikinyarwanda no kumenyekanisha amateka y'u Rwanda, Pastor Ezira Mpyisi n'abandi basaza bageze mu zabukuru bashinze inteko izirikana umuco, amateka ndetse